nukuri moto sinabona uko ngushimira pe. Wakoze kure kuri uriya mubyeyi. oya na twaratekereje tubona ariko bigomba kugenda kuba twarikomeza kumuburisha ntago byari kuba ari ikintu cyiza ariko byose wabigiragamo uruhare n'ubundi ni mukuru wawe. Ndabizi uri umwana mwiza nubwo ufite mukuru wawe w'umunyamahana ariko wowe rwose ndabizi pe nta kibazo cyawe. mukuru wanjye yaratunaniye buri ureba kuri Ragaragara nanjye ngeze habi aranzengereje pe. Nabuze ikintu cyazamunkura mu maso ngo mbona agiye. gusa nanjye ngomba guhangana nawe nubwo ndi muto kuri we. Ndagushimiye n'ukuri uriya mubyeyi yaramuhohoteye nta cyaha yakoze kugira ngo amufate amufungira ahantu nka hariya. Urumva ko uriya mukuru afite ubugome burenze ukwemera. uriya mubyeyi namubonye akuntu yari ameze agahinda karanyica. Nukuri wakoze sinabona uko ngushimira. nta kibazo Kondoho araho neza mukunzi. Siva mawe uyu nguyu ni murumuna wabazizanye. uvuye ku mukuru tugiye ku inkuru nziza. Uyu mwana w'umukobwa yarekuye mama wawe yamucikishije. yego Ubu ngubu yaje kugishuku nukuri yaje. Sinakubwiye ko nzabikurikirana mpaka birangiye. mama yageze mu rugo Ngaho mushimire. Humura yaje. humura byose byagenze neza. kuri murakoze Muto wakoze Imana iguha umugisha nukuri. namwe murakoze ngomba gukora Ntongere ikintu guhangayika. cyanyacyo. mama yaje Yaje humura rwose ntugira ikibazo. nari nangiye kurakara nari mbonye muhobera na nyabirwa byo mu Oya narindi kumushimira kubw'igikorwa cy'ubutwari yakoze. Nizere kutazongera kwigunga. oya nta kibazo humura. Ibyo Kondoho kumbuye mama pe kumbuye mama uramuhobera. cyane Naye nkumbuye kukubona useka. gusa nanone ikibazo nsigaranye ngiye yaravuye ubwami gute. Ngiyo rero ejo hari ikirori kiri hariya mu rugo ibwami cyo kwakira data nyine murabizi ko amaze iminsi mu rugendo. Hanyuma rero ngeyo ukuntu nabiteguye hari ibirori byo kwakira umwami bihari murabizi ko amaze iminsi mu rugendo. Bizaba ku munsi w'ejo. Nateguye ko muzaza kubyina muri ibyo birori wowe na ngeyo. Hanyuma mu kubyina mu ibyo birori niho muzacikira muhite mugenda. Uri kubyumva? Sabara abantu benshi Muhumure ngiye mfite ukuntu nateguye ibintu byanjye nimunyicira ibintu pe. Mugerageze muzabikore kandi mubikore neza. Ntimuzafatwe. gisa mfite uko Oya humura. Wari uzi ko mama wawe yagaruka se? N'ibindi rero bizakemuka. Ndagukunda. nawe ndagukunda cyane Ntukajye wigungura mfite. Sibyo? Muto nukuri wakoze pe. nta kibazo. Nzagushimira igihe nikigera. gisa rero dusubire ibwami. Umuhungu wanjye wamuherekeza. Yego gikomangoma. Kondoho sibishimye noneho. cyangwa ujya kwa mama Nta kibazo urabyemerewe. ukajyana mu rugo Nta kibazo tugenda. singira rwose tugeze yewe mwana nanjye narimba kumbuye najyaga ntekereza uburyo nzongera kubonana namwe mwumva birambabaje ariko no kuri Imana ishimwe kuba twongeye kukubona. yewe ese mwana we wagira ngo kuba mumbonye si Imana y'u Rwanda wagira ngo byari byoroshye yewe nahuriye ngiye n'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi mbona arantorokesheje niwe wanyambukishije nongera mbona ngeze muri uru Rwanda. Imana ishimwe ariko byose ni kundi uhore wabiteye ma kundi uhora umukobwa wanjye yego ubwo si imfura yanjye yamfungisha. oya ntabwo nawe yabikoze abishaka ahubwo nuko yakunze igikomangoma. baba we igikomangoma kandi yego uriya mwana w'umukobwa yageze yate ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu tuba tuhakora nk'abaja baho yagize atya aramukunda. baba we none ubu ngubu n'ubu rero uko bimeze ubu na ngeyo baramujyanye ariko kubera ndagira kunda uhore ubu ngewe ntakiba muri uru rugo ntabwo agihaye
yewe ahubwo baratumara nko kera twese ese wagira ngo ntibanatwohera mwana wa nimbura mwana w'umukobwa ageze ahagera iyo ngiye akagera ibwami rero kundi wari niwe wari waratumye uhera iyo ngiye ese ubundi ariye ko igihe twabereye aha igihe naziye ko ntigeze mubona ubundi arihe ko nkururiye ishyano ko none umwami tutazamukira ntabwo nzi iyo yazereye ye baba we ubundi se mwaje kubimenya mute nyine nuko nyine twisanze tubona bakundana biza kugenda gutyo mbona nanjye yo baje kumutwara njye se nawe yatwawe nabi bwami yatwawe nagiye kubona mbona umwami azanye n'abaja be baraza baramutwara naho ubundi nuko byagenze ubu noneho nta kiraba no mu rugo birumva usanga nawe baramujyanye mwiriwe babyeyi mumeze mute ko ndoho mugejeje mu rugo rero ubu nagenda mubyeyi nishimiye ko wagarutse tukongera kukubona nagarutse mwana byari bikomeye nakuri ndabyishimiye cyane byari ngo yitoroshye musigara amahoro rero nagenda nta kibazo ndakunda umwana w'umwami muturukanye inkuru murumuna wawe yahoze ambwira nizo ese mwana ubu ngo yinarindiho ni wowe yaturutseho ukaba ugikururana n'umwana w'umwana akwisezerano yari yampaye yarisohoje nyine waje ariko se mwana wa nubwo naje ukaba ugikururana nawe urumva twe turiye ahubwo kushaka ko inda ya nyoko yose bayirangiza ese ko mukunda dore nk'ubu murumuna wawe mbwe ko musaza wawe nawe yagiye ubu sinzi ngo tuzabarizayo sinzi ngo aherereye ese mwana ubu uragira ngo pe baturangize nawe tubirimo n'ukuri nawe azaza ese mubirimo ibiki mubirimo ibiki ndakubwira aho narindi ntushaka kunyumva uracyakomeza uragira ngo baze batwimure kuri aka gasozi ndamukunda mukunda si ikibazo hanyuma njyewe mfe baze batubambe baze batwiruka njyewe mfe kuko mukunda hanyuma umwami azabigenza ati umunsi yamenye iyo nkuru umunsi iyo nkuru yatashye ibwami ese muto wasize papa uje muri ubu bwami gukora iki niki cyakuzanye hano ikintu cyanzanye muri ubu bwami bazizane naje merekeje mama wa Kunduhore uvuze naje merekeje mama wa Kunduhore aho wari waramushyize na soni kandebe se ndavuga ndeba ujya mu mipango yanjye nkandi ndavuze shaka kuvugana nawe ndeba ujya mu mipango yanjye nkandi ngiye nkora ibintu waranyisukaza kunyitambika akuzi ko nakoroheye ukagira ngo wowe sinagukira hamwe no mugatebo nkabo ngewe ndi gukora ibintu byanjye warangiza ukaza kubijyamo umva reka nkubwire muto mbabarira wishaka kunshotora bazizane ndakwereka undi utaruzi wanyumvise neza kuno kaba kigize cyangwa ibyo nibyo nyoko yagushyizemo ngo ndiki urabona ndi igikomangomakazi njye ndiki wowe uri iki subwo nawe uvuga kuri igikomangomakazi nanjye ndi igikomangoma tubwirwe n'iki ko nyoka atagukuye ahandi akaza kukwegeka kuri data umva nkubwire muto urashaka ko nzaguca umutwe uri muri umuna wanjye nubwo nabwo nabyemera neza mutoni muto uzongera kwitambika muri gahunda zanjye nzakwereka icyo nzagukorera wanyumvise neza ariko wamucikishije
namukishije ibintu bimukorera byose ntabwo mbishyigikiye. Ntabwo wakora nkuvuna ubibone kora icyo ushaka n'undi munsi n'ikindi gihe wowe ushaka kwica abantu uzi ko njye nabishyigikira. cyacu kasaho ngaho gusa uko biri kose hari ibwami ndakora akantu byanga bikunze kunduhora pfe. Ese ureka nkubaza nta wundi mugabo wawe atari Gisa? Ni ngombwa Gisa abagabo bari ndavuze ngo nunu abagabo bose bari muri ubu bwami bareke ibyo bintu. Abagabo bose bari muri ubu bwami Gisa ni ngombwa baretse Gisa. Gisa ni umugabo wanjye kuva nyiri mu nda ya mama. Ibyo bintu waba ubizi? Gisa ni umutima wanjye wihebeye wanyumvise ku buryo ushaka kuzajya wica abantu wese nzamukura mu nzira kubera Gisa. Reka nkubwire ibyo bintu ntabwo bizaguhira. Ni ukuri kw'Imana. Icara hasi utera agatebo urebye. Bazizane ariko noneho mukuru wanjye se baziza. none se wa mupfumu aho twamufungiye niho akiri cyangwa muragenda mukareba neza? umwamikazi turagenda tukareba niho akiri, ntugire ikibazo, ibintu tuba turi kubikurikirana. ntabwo mwamenyera se amakuru ya wa mutindikazi wirirwa yikurura ku mwana wanjye? bigeze he iby'umuhungu wanjye na wa mutindikazi? mwamikazi twageze aracyafungiye ntabwo aravuye. umwami agiye kugaruka mu rugo. umwami agiye kugaruka? yego agiye kugaruka. ubu ni ukuba tumwiteguye, myitegura igiye gukomeza. ikindi ndumva azashobora kumfasha kubuza umuhungu we gukururukana n'uriya mutindikazi pe. sinakubwiraga cya gihe erega umwami naza ibintu byose birajya mu buryo bwabyo. bashobora kuba baransuzuguye babona ko nyine umwami adahari, bakavuga ati nta myanzuro yafata. byashoboka. inkuru nziza nuko agiye kuza. ndumva ikintu cya mbere tugomba guheraho cya mbere na mbere agomba guhita amenya ko umuhungu we yagiye muri iyo mico. iyo nkuru rwose ni ukuyimusanganiza ahubwo. nyina se wa mutindikazi mufite amakuru ko agifungiraniye mu nkore cyangwa yaba yaravuye?
se rwabaye amahoro. uruzinduko rwagenze neza cyane Umwami wo mu nkore ameze neza n'abaturage be. rwose pe. Twari twarabakumbuye. natwe twagarutse muhira. Bishimiye. Inaha rero iwacu hari mfite amakuru menshi cyane yo kukubwira. guteza amatwi. Umuhungu wacu Gisa yabonye udahari kugira ngo yumva ko amaze kuba mukuru, amaze kugimbuka, ngewe ntakwiye kugira ikintu mvuga ngo anyumve. ese si ubizi neza ko iyo umwami adahari igikomangoma gisigara kiyoboye? Ntabwo cyayoboye noneho rero, ahubwo cyishe ibintu byose. Ubu yagiye gukundana n'umwana w'umukobwa wo mu batindi, yaramubengutse, umwana w'umushakazi. Mwumva ngo banyuze aha barambagira mu rwuri ari kumwe n'uwo mwana w'umushakazi. Arangije ndabimenya, njya kureba uwo mushakazi nsanga ntahari. Inshinzi zanjye zikajya zinshakira amakuru, menya neza ko umuhungu wacu Gisa afitanye umubano mwiza urimo kubenguka umukobwa w'umutindikazi. none se Gisa ntazi neza ko dufite igikomangomakazi hariya agomba kuzabana nacyo? Gisa ibyo bintu ntabwo bikozwa, ntabikozwa, ntashaka kubyumva. Naramuganirije uko uzi ko n'umwami twari kumwe hariya, twujuje gahunda zose zirateguye neza. ni ukuvuga ngo ubu turimo turashaka igihe cyo kugira ngo dusoze ibyo twateguye. Umuhungu wawe Gisa rero ubwo uraza kwivuganira nawe kuko ntashaka kumva iby'igikomangomakazi bazizane. Naramuhendahenze, naramuganirije, nageze naho mubwira amateka y'impamvu agomba kurongora kiriya gikomangomakazi. Umutware wanjye rero hari n'ikindi kibazo. Umupfumu wacu wa wundi uturagurira ni musaza w'uwo mutindikazi. Ubu aho nabimenyeye nahise mufata ubafungiye hano. ndashaka ko mujya kunyereka uwo mupfumu wanjye, Turahakorera, ansobanurire neza uburyo agiye kwigabiza ubwami bwanjye. turahakwereka mutware wanjye. ndashaka na Gisa nonaha. ntabwo mwari mubizi rero, mwari mubizi ko mama yagarutse. aho uzamugani Utari n'inshuti zawe kubera ko utaje kunsura. ntabwo twari tubizi. turasumba wanjye Ndikoreye. ahantu uzajya ucyuzuza umeze neza. ari ngukumbuye mukunzi. asigaye usa nk'uwantinyutse, ntabwo ukigira isoni nka mbere. Ko wizanye se abarinzi bawe bari hehe? abahinzi banjye ni abacitse. ukuri nari ngukumbuye pe, nagombaga kuza tukiganirira. uzi nk'iyo maze isaha ntakubona mba numva umutima udatuje n'ukuri. Gusa ubwami ntibamenya ko wagiye. bantwara iki se? reka ndi igikomangoma, njye nta muntu n'umwe ukwiye kungenzura. Ese wabwiwe n'iki ko ndi muri izi nzira ndi kuva kuvoma? ngomba kugushaka, numva ushaka ahantu ugiye hose nkakubona. Ngiye. ariko usigaye ari gusa neza cyane muri iyi minsi. cyangwa ufite undi muntu ugukunda ukwitaho? Atari wowe.
ni njyewe ukunda njye nyine ya mpamvu nanjye nzakurwanira sibyo sibyo kundobore siko ngukunda cyane nenda gukunda hagize umuntu witambika mu rukundo rwacu njye nawe twaba abanzi nifite ubwoba bw'iki ese ngiye waramurebye basi ameze ute byibuze ngewe ibyo bindekere rwose ejo cyangwa ejo bundi ngewe ushobora kongera kumubona sibyo nanjye ndabyiteguye ndumva nta bwoba mfite ngewe nk'akajya kubyina mu guhangayikisha birori by'ibwami kugira ngo umusaza wanjye ndebe ko yavariye ahantu uzabikore nk'uko nabikubwiye ikibazo cyanjye kizakemuka ikibazo bazahita baduhiga ntabwo tuzaguma kuba hano kandi mpari wowe uzagira ikibazo ari uko utakimura naho mu gihe nyihari niteguye gukora buri kimwe cyose biragoye cyose